dutangiranye umwana w'umukobwa usa nkaho ari gucika ikigo. Disi dore babahungu bo kumurara ukubona bo kumuhanda ukubona ko ari uri kumwosha. Umwana w'umukobwa muto dore ukuntu yambaye disi acitse ikigo. Yaguye hasi umupolisi aba yababonye. Umupolisi aravuga ngo ati mfasha we muhagararaho. Umwana w'umunyeshuri arirukanka n'ikirara cyo ku muhanda kiramwirukankana. Umusekirite wo ku muryango aravuga ati mva muhagararaho. Ese kumbe ese wagira ngo yabirebaga ese uriya mukobwa aravuga ati koko uyu mwana ibi bintu agiye kunkorera ni ibiki. Se w'umukobwa yarahagurutse agenda yiruka. Ikirara cy'igihungu dore disi kiramuzana kimukatisha kejeri nyine naho urabizi by'abahungu. Kiramuzana kimwirukankana cyane kiba kimuhagaritse aho nyine nawe uri kubibona. Gitangira kumwirebeshwa kumwibyirishwa utugambo nyine kiramureba kikamwitegereza nyine ni twa dukobwa nyine tubaga turi kumva amaraso gashyushye. Uri kubona nako disi kari guseka nta kazi ibyo kakoze nta kizi ko ikirara cyo ku muhanda cyishakira pofu kikigendera. Umukobwa disi aramureba igihungu nacyo kiramwitegereza. Igihungu kiragomeza kiramubwira utugambo ariko urundi uri kureba ngenda nagukunda twa tugambo tw'abahungu bo ku muhanda nyine nawe urabyumva. Agitangira kumwikorakoreshwa kumbe murebe ku ruhande disi we ise yaje kurikira urebaga filime. Nkwibutsa gukanda subscribe no gukora share no gutera comment kugira inkuru nk'izi zikugereho. Ise nuko yabaguyeho gitunguru atumva wesha umukobwa yaguye mu kantu ngo ibisi byo ni igihungu nyine wabona ko kikanze nyine ni ibirara ntacyo wakibwira. Umukobwa yitegereza umuhungu dore ukuntu ari kureba nk'urusambo yabuze icyo yakora. Umukobwa ari gukomeza akareba tibi kuko ni ibiki banyarwanda. Umukobwa aritegereza ise aramubwira kuko umwana wanjye ko mba nakohereje ku ishuri imba nakohereje ngo ujuje mw'abo bahungu bo ku mihanda mbwira ibi bintu papa mbabarira nageraga ntembere. Uri kubona nyine niyo nshaka gufata akayaga hano hanze mbabarira pe ntabwo bizongera mbabarira. Umuhungu dimu iri kumbesha dore se ukuntu ari kumureba ari kuvuga ati koko ibi ni ibiki. Areba igihungu aracitegereza umujinya uramwica aravuga ati wa rukobwa we koko ibi bintu uri kunkorera buriya nibyo koko hagiye mbabarira. Umusore disi ibyo we ntabyo azi n'ikatonde ntabwo bazi ko abahungu b'iyi minsi ari ku butaka gusa bakigendera. Umukobwa baramusobanurira cishwa tugende papa mbabariye ko ndi kumwe n'uyu muhungu. Ati ndavuze ngo nyura aha cyangwa wowe niba ibihungu nje kubafungisha nyura nkubwira utuntu dukeye guhereka utuntu amagambo nkubwira. Aba bahungu bura ntago bazi. Disi ni babahungu yaramuzanye amuzana nimba ari aho akora mama nimba ari kugisha rupansiyo nimba ari umuyobozi ntago mbizi. Amuzana ngo amwumvishe ibyaha aba yakoze. Arabone b'abakobwa nyine bataba bazi ikibi n'iciza. Umukobwa akagenda asiki uri ibintu nta mukobwa wari urimo urabizi. Uriya muhungu ushobora kugutera inda ukabona nta n'icyo bimubwira. Nawe uri kugenda ugasohoka mu kigo ngo ugiye kureba abahungu. Uriya muhungu afite icyo agushakaho. Uriya afite ukuntu yabonye ubwo bwiza bwawe akaba ashaka kugutikura akigendera. Ashaka kukugira cyangwa ushaka kuba nk'aba Brian. Mbabarira ujye uja ku ishuri mwana wanjye numva kandi mbabarire. Buriya abana ni gutya tutumvira. Umukobwa nyine urabona ari kwikonkomora ati papa ndabyanze ibyo ntabwo ari byo uriya ni sheri wanjye. This is a boyfriend uriya ni umukunzi wanjye. Ibyo ni ibiki mwana jya utaha ujye ku ishuri wige nurangiza utahe naho ibyo buri kwivugisha yewe ibyo ni ibiki. Jya wumva papa mbabarira basi wenda buno ni imbabazi wenda ngusabye mbabarire ntabwo bizongera nimba nanakoresheje basi. Disi uri kubona ko ari igikobwa gisa nkaho cyatese ntabwo kizi ko iyi si yameze amenyo
kiri kwigira candagazwi nta kizi ko bagitera inda kikaba kiri kwabira hanze aha. Umuhungu dore ukuntu umukobwa ari kumureba disi we, ari kuvuga ati ibi bintu koko ubona arabyaye koko uyu ni umwana caningirwamana. Ari kunkumura umukobwa ati papa nje ndi kumva nshaka kuba muri filindi zanjye nyine, ego kumana ni bya bihungu nyine bya bikobwa reba inda ariko ati papa mbabaye. Se ariyumvira aratekereza yifata mu mutwe abura icyo yakora, kuko aravuga ati ubona arabyaye umukobwa kwambara ubusa gutya, ubona arabyaye. Arareba koko avuga ati koko ibi bintu nzabigenze n'Imana kuko wagiye untabara. Aravuga ati kanze